Reka dusome mu gitabo ca Luka ibice 10 umurongo wa 30 tugeze 35. Luka ibice 10 umurongo wa 30 tugeze 35. Aravuga ngo Yesu aramusubiza ati, hari umuntu wavaga i Yerusalemu amanukiye Yeriko, agwa mu gico c'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusigasigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira amubonye arakikira arigendera, n'umulewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera, amupfuka inguma, amwomoza amavuta yerayo na vino, amushira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashitsi, aramugwaza. Bukeye bwaho yenda denari 2 aziha nyir'icumbi ati, umugwaze, kandi ivyo uzatanga byose birenze kubyo ngusigiye nzabikwishura ngarutse. Amen. Abo twatangiye tuvuga guhishurirwa Kristo, tugahishurirwa imbaraga ze, tukamenya ubutware twahawe muri Kristo Yesu. Ejo twavuze kuguma muri Kristo cyangwa se kuba aho Kristo ari ukabana nawe. Uyu munsi rero dusoreje kuri iri jambo rivuga cyangwa se amagambo Yesu yigishije avuga ku muntu yavaga i Yerusalemu amanuka Yeriko, ageze mu nzira agwa mu gico c'abambuzi, baramukubita, basigasigaje hato agapfa, bakamwambura ibintu bye byose. Nagira ngo tuvuga ahantu habiri hatandukanye ho kuba. Ubundi abantu bamwe baba mu isi, abandi bakaba muri Kristo Yesu, kandi hari hakwiye kuba itandukaniro rigaragara. Niba umuntu ari umukristo bikagaragara ko aba muri Kristo, niba umuntu aba mu isi bikagaragara ko aba mu isi. Amen. Bibiliya iravuga ngo yavaga i Yerusalemu amanukiye Yeriko. Bibiliya ivuga kuri Yerusalemu ni umugwa w'amahoro. Abantu b'i Yerusalemu bafite uko bavuga, bafite uko bajya, bafite uko bambara, bafite uko bitwara. Iyo ubonye umuntu w'i Yerusalemu uhita umenya ko ari umuntu waho, kuko ntabesha nk'abandi. Ubundi biragoye kuganira n'umupagana amasaha 3 utaramuvumbura. Ntabura ukuntu acikwa agakubitamwe indahiro, ntabura ukuntu acikwa ukumva avuze ikintu kitabaho, ukamenya ko umuntu ataravuka ubwa kabiri. Ariko abana b'Imana, Bibiliya iravuga ngo imvugo yanyu ibe ye cyangwa oya, ibirenze ibyo biva kuri Satani. Ntabwo tuvuga nk'abandi. Muribuka ko Petero baravuze ngo n'imvugo yawe irabigaragaza ko mwabanye nawe. Uyu muntu yavuye i Yerusalemu bafite ukuntu babaho, bafite uko bitwara. Usibye ko muri iki gihe hari n'abandi bantu baturiye umupaka wa Yerusalemu na Yeriko. Muri abantu batuye Gisenyi si abakongomani, si n'abanyarwanda, n'abantu barimo hagati aho. Abantu batuye hariya i Butare ku Kanyaru ntibavuga ikinyarwanda, ntibavuga n'ikirundi, bavuga ikinyaru. Ni ikintu kirimo hagati aho, ntiwamenya uwo ari we neza. Hari abantu batuye ku mupaka w'isi no mu Gakiza, ntiwamenya niba ari abapagani niba ari n'abakristo. Turabagira mu matorero yose barahaba, nta kintu wakora ngo bakumire. Na Yesu ubwe ahari bari bahibereye, yaravuze ngo muraboneye ariko si mwese, bazakomeza kubaho kugeza impanda ivuze. Ariko ni n'uburenganzira bwawe kuva mu banyantege ukajya mu banyambaraga. Ni uburenganzira bwawe kwimuka ukava aho waruru ukajya mu rundi rwego. Birashoboka, niyo mpamvu ari imbaraga z'umwuka ngo zitubashishe. Bibiliya iravuga ngo uyu muntu rero kuba i Yerusalemu byaramurambiye, aramanuka agiye Yeriko. Ngiye kuvuga amagambo make kuri Yeriko. Ese aha hantu yajyaga hari hameze ati? N'ahantu habi. Icyambere ni Yeriko itangira Abisirayeli. Muribuka bageze i Yeriko basanze hari igikuta gikomeye gifite epeseri y'imetero 6, gifite kijya hejuru ari kirekire cyane, cyari cyarubaswe muri kaburimbo ikomeye, cyubaswe mu buryo bwizewe. Bahageze Imana ihita ibahindura uko bagendaga, kuko hari ahantu hakomeye. Murebe ikintu cyanditswe muri Bibiliya, cyari igikuta gikomeye. Irababwira ngo mwagwanye n'intambara, mugwana n'inkota, ntaco mutakoze, ariho ubu ngubu Imana itayohereza umugaba w'ingabo zo mu ijuru, ahita aza kubera umugaba ingabo z'Imana. Bazenguruka bacecetse, Yeriko irasenyuka. Haleluya. Yosuwa yari yarebye Yeriko uko yubatse, ahita avuga ijambo rikomeye. Aravuga ngo umuntu azongera kwibesha kubaka Yeriko azapfusha umwana w'imfura, nashiraho amarembo azapfusha umuhererezi. Ariko igitangaje ngo hashize imyaka ngo umuntu umwe ngo w'Ibeteri ni mu nzu y'Imana, ngo aravuga ngo ariko kuki Yeriko itubaka, ngo ahita arubaka. Acubaka ubuhanuzi bumusohoraho, apfusha umwana w'imfura, ashizeho amarembo apfusha umwana w'umuhererezi. Ubundi se abandi bubaka n'abantu bo mu nzu y'Imana bubaka Yeriko kandi yaravumwe. Yeriko ni Yeriko itangira Abisirayeli. Muribuka Yosuwa, Elisa atandukanye na Eliya, yageze Yeriko bamuha raporo y'amazi akereta. Baramubwira ngo umuguru asa neza, uyu mujyi wacu ni mwiza, wubatse neza, ariko amazi yaho ni mabi, atera urupfu.
nta ciza na kimwe kibi Yeriko. Ni Yeriko ya Barutolomayo mugufi w'impumyi, ni Yeriko wabaza kayo bagufi. Yeriko nta muntu muremure uhatura, abantu baba bafite ibintu byabagize bagufi, nta muntu ureba uhaba. Yeriko n'abantu b'impumyi. Mukibaza yavagiye Yerusalemu agiye Yeriko gushaka iki? Ko nta ciza kihari. Naringiye nko kukubaza ngo abantu barava mu gakiza k'Imana bajya mu isi gushaka, nta ciza na kimwe kiba mu isi. Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni kuwiteka avuga. Muri abanyabyaha nubwo muzabona basa nk'abishimye, nta ciza bafite, kuko hari ikintu kimwe Yesu yampaye umunsi ninjiye mu gakiza, ni amahoro yo mu mutima. Ayarampagije nubwo ibindi byose bitaza, usibye ko bizaza byinshi, ariko amahoro yo mu mutima arampagije. Ntiwayaha umudamu wawe umukunda, ntiwayaha umwana wawe, nakumati ntibayagurisha, na Amerika ntiyatanga, ava mu ijuru yonyine. Kandi mumenye ko amahoro yo mu mutima ari umurage. Yaravuze ngo mbasigiye amahoro. Gusonza wenda muzasonza, cyangwa se muzahura n'ibibazo mu isi, muri n'amakuba, ariko muhumure nanesheje isi. Yadusigiye uzajya wirinda ikintu cyose cyagutwara amahoro yo mu mutima, ugihunge, kuko ni umurage. Kandi muribuka gakondo icyo ikora. Abantu nubwo wamurengeraho santimetero 30 muraburana n'umwuzukuru. Ntugakunde ko Satani agutwara amahoro yo mu mutima, ni umurage twahawe. Ikintu turusha abandi bantu ni amahoro yo mu mutima. Niyo mpamvu mubona imfubyi ziririmba mu rusengero, atari uko ari ibindi bitangaza babonye, ari uko Yesu yabahaye amahoro. Bibiliya iravuga ngo yavagiye Yerusalemu amanukiye Yeriko, arava mu mugisha ajya ahantu havuma, arava mu mahoro ajya mu kaga. Hari igihe umuntu yishira mu kaga atazi ko kazamugiraho ingaruka, ariko bananca umugani mu Kinyarwanda ngo umuntu yambara ikirezi ntamenye ishakora iyo cyamuvuyeho kikajya ku wundi, nibwo amenya agaciro kaho. Agakiza twahawe Yesu yarakaruhiye, yaragapfiriye ku musaraba, yamenye amaraso. Ntugapfe kugapfusha ubusa, ujye umenya agaciro k'agakiza wahawe. Yavagiye Yerusalemu amanuka Yeriko. Ngiye kuvuga ibintu bike mu byamumanuye. Ijambo rya mbere ni ukutanyugwa. Ari abantu batuye Yerusalemu batanyugwa n'ubuzima bwabo, bahora bashaka no kureba. Kera najyaga njya kuzirika ihene, nacunze ahantu hari ubwatsi bwiza, iri bujye ubwatsi kanyugwa, ariko kuko nyizi nuko iteye nkayishiraho ikiziriko, noneho nkayizirika ahantu hari ubwatsi bwiza kandi nanjye mbona ko iri buhage. Ariko kuko itanyugwa igahita izamura ijosi gutya ijya gukurura igishimbo, igahita igwa mu mukinga igapfa. Akenshi twazitahana zapfuye. Iziza igishimbo kimwe cyangwa se umwumba tuririya, kandi ikikijwe n'ubwatsi bwiza. Mu gakiza hari ibyiza byose, nta kintu na kimwe kibuze mu gakiza. Hari amahoro, hari imigisha. Yohana 1:16 baravuga ngo muri we niho ubutunzi bw'ubwiza no kumenya byahishwe. Ukibaza abantu barajya gushaka iki mu isi? Ikintu kimanura abantu Yeriko, gikura abantu mu gakiza kibajyana Yeriko, ni ukutanyugwa. Bibiliya ikavuga ngo kubaha Imana iyo gufatanyije no kunyugwa n'uko umuntu hari bivamwe inyungu nyinshi. Ukibaza kuko abantu bari mu gakiza katabanyuze. Kubaha Imana iyo bifatanyije no kutanyugwa egare igihombo gusa. Hari abantu bari mu gakiza katabanejeje bagapfa kukabamwo gusa, ariko katabanejeje. Iyo ushobora kumurakaza agatabwira ngo ngo nuko usanze narakiromba nkweretse, no, ari mu gakiza katamuneje, agakiza kamubereye nk'umugozi nk'ikiziriko, ariko nikamunejeje. Ariko Dawidi yakunda kuvuga ngo Mana ungarurire ibyishimo by'agakiza kawe. Ukwiye kuba mu gakiza ugakunda, kagushimishije, kagukijije ibintu byinshi. Ariko kuba utanywa inzoga ngo burare mu kabare bagukubite, ubu urumva warahombye. Reka mbabwire, nubwo tutajya mu ijuru, nubwo ijuru ryaba ridahari, ntaco twahombye. Abantu mungana bakinywa inzoga bamaze kunama, ariko wari umusore uremye ubiheshejwe n'agakiza. Abakobwa mungana abandi bagwaye sida, wewe wagize umugisha kubukije, agakiza katurinze ibintu byinshi. Ubu buraro kubitwa, ubu ufite ibibazo birenga 1000, ariko agakiza karagukingi. Sinzi impamvu utanyugwa n'agakiza. Bibiliya iravuga ngo kubaha Imana yo gufatanyije no kunyugwa n'uko umuntu ari bivamwe inyungu nyinshi. Reka mbabwire, ubundi gukorera Imana ntibigoye, biroroshe cyane, ariko twishe no kutanyuka. Hari ganye ndeba abantu kuntu buzura insengero ku cyumweru bagiye gusaba Imana umugisha, nanjye ngasanga ndi Imana ntawubaha. Abakristo birengagiza ijambo ry'Imana, bagaca hirya y'ijambo ry'Imana, ariko bakajya gusaba Imana umugisha. Reka mbaho urugero. Yesu yavuze amagambo make gusa, aravuga ngo nari nshonje ntimwangaburira, nagenda gusa ntimwanyambika, nari mfunze ntimwaza kundeba. Amagambo make gusa, ariko yaratunaniye. Nge itorero mvamo ririmwo hano mu mujyi, dufitemo insengero 98 hano mu mujyi muri centre ville ya Kigali. Dufitemo amaparuwase 18, dufitemo abakristo basaga 70,000. Ariko kibaza wansobanura gute ukuntu CH kitagira abayigemurira? Usanga abantu bishwe n'inzara CH, dufite abakristo bangana nk'abo dufite mu mujyi wa Kigali. Ugahita tujya mu rusengero, Mana waduhaye umugisha, suko bakorera umugisha. Wambwira gute ukuntu ufite imodoka ifite imyanya 4 cyangwa 6,
ugahora uyigendamwo wenyene unyura ku bantu babuze uko bajya ku kazi ugahita ujya gusaba Imana umugisha. Gukorera Imana ntibigoye, ahubwo ikibazo nuko tutanyuzwe nuko turi. Imana yaguhaye ibiryo ntibikunyuze, urashaka n'ibindi birenzeho. Iwawe urabimena kandi uturanye n'umukene wenda atagira ibyo kurya, ugashaka Imana ngo iguhe umugisha. Izaguhereye icyambere ntunyuzwe n'ukuri, banza unyugwe n'ukuri, bisigaye bizakurikiraho. Nashaka mbabwire mwabarokore bene data, kunyugwa n'impano y'Imana ntabwo mu muntu byashoboka. Muzi ko umuntu wese yibagirwa vuba. Iyo umuntu amaze iminsi birashonje yakwemeza ko kuva avuka atarajya, kandi iyo amaze iminsi birahaza yakwemeza ko atigeze asonza. Umuntu wese yibagirwa vuba. Dukwiye kwibuka iby'Imana yakoze tukanyugwa n'ibitangaza. Dawidi ajya kugwana na Goliyati yabanje guha ubuhamya Sawuli, aravanga umugaragu wawe iyo ndagiye intama za data, hakaza intare hakaza idubu, mpita ngwana nabyo kugeza mbyishe. Sawuli asanga mu bakomando be nta muntu yigeze yica intare. Satani najya gutera ujye banza wiha ubuhamya bw'iby'Imana yakoze kera. Aho hantu ugeze n'Imana yakugejeje, nyugwa n'ukuri. Wenda warize hari abandi batize, wenda ufite n'akazi nakugaya kaguhemba make, hari abandi batagafite, hari abandi. Ariko reka nkubaze, hari umwana wacu yigeze kujya CHK, arangije bamuhumekesha mu mashini, buri cyumweru yishuraga 400. bari imyaka umaze wenda ukube n'ibihumbi 400 ku cyumweru. Urumva udakwiye gushima Imana? Uzi ko ari igihe umuntu akubwira ibibazo yahuye navyo ugasanga nibura nawe, mbwira umuntu mwicaranye ngo nibura nawe ufite amaboko yose, nibura nawe ufite amaguru yose, nibura nawe amaso yawe yose arareba. Bari abantu bari muri iki gihugu bahumye ubare uko bangana, bari abantu bari muri iki gihugu bari indera cyangwa basabanye nuko bajyayo babasazi mu mutwe. Nibura nawe ufite ubwenge butekereza, imbere hawe ejo ni heza, humura, nta mpamvu yo kutanyurwa nuko Imana yakugize. Ikintu cyamanuye uyu mugabo ava i Yerusalemu mu mugisha agiye ariko mu muvumo ni ukutanyurwa nuko ari. Kubaha Imana iyo gufatanyije no kunyurwa nuko umuntu ari bivamwe inyungu nyinshi. Dukwiye kumenya ko agakiza katwunguye ibintu bikomeye, kuba turiho n'umugisha w'Imana. Abantu bangahe mwari kumwe muri cyagiye bakaba batakihari? Bangahe bifuza kumera nk'uko umeze? Ni umugisha w'Imana kuba uriho. Turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Iby'Imana igambira kutugira ni byiza si bibi, ifite umugambi mwiza ku buzima bwacu, ariko yifuza kugendana natwe. Abisirayeli mu butayu bari batanyuzwe nuko Imana yabagenje. Nagira ngo mbabwire bene data, uyu mushinga turimwo n'umushinga wizwe neza, warizwe neza. Imana igambira gukura Abisirayeli muri Egiputa yari yabanje kwicara ibikorera bije iravyiga, kubyo nta muntu umwe kuzagira ica kena ari mu nzira. Dawidi yavuze ngo Uwiteka mbereye umwungeri ntaco na Kenya. Ubirebye neza usanga ntaco wa Kenya, nuko utanyugwa gusa. Bageze ku nyanja itukura, babonye inyanja barataka bavuza induru. Narababwiye abo twatangiranye ngo hari igihe Imana izakunyuza mu nzira utumva, ariko uzabwire ngo nubwo nyuzaho ntumva ngo ufite ishizere ko ahunjyana ari heza. Si ngombwa ngo wumve inzira z'Imana, nta n'igihe uzazumva. Ntabwo iby'Imana byakwira mu mutwe wawe, ntabwo byakunda, ariko ikwiye kugira icizere. Kwebwira ngo simbyumva ariko mfite confiance. Baragenda bambuka inyanja itukura. Iyo mwumvise ngo inyanja mugira ngo ni inyanja wenda nka Nyabugogo nka Kivu, ifite profondeur ya kilometero 2 ujya mu butaka, ubujya kuzimu bwaho ni kilometero 2. Ariko kuko Imana ari urukundo, kuko umushinga wizwe neza, Imana izamura ubutaka bwo hasi ibakorera umuhanda umeze nka kaburimbo. N'inka zirambuka, n'ihene zirambuka, n'inkoko n'abantu bose barambuka. Nagira ngo mbabwire Imana yubaha itorero ryayo. Ubutayu banyuzemo ni ubutayu bushobora kugera kuri dogere 50. Abantu bajya Dubai barabizi, harashuha ku rwego rwo hejuru, ariko ku manywa yababera inkingi y'igicu, nijoro ikababera inkingi y'umuriro. Imana igendana nabo mu rugendo. Imana kuko ibubaha ijya mu gikoni ibatekera imyaka 40. Urebye neza urasanga tutatunzwe n'imishahara, dutunzwe n'umugisha w'Imana. Ntabwo abantu bose bafite ubushobozi bwo kubaho, ariko umugisha w'Imana utubeshejeho. Ujya ibirayi n'ibishimbo wabisengeye Imana igashyamwe mu protein utabonye, ukasanga nta kibazo ufite, ukambara ukumva uranyuzwe bitewe nuko ufite Imana muri wewe. Hari indirimbo ivuga ngo Yesu arampaza wenyene, akwiye kuguhaza wenyene n'ibindi bikazaba umugisha. Ariko iyo Yesu ataraguhaza, nubwo wazana ibyisi byose ugashiramwo ntunyungu. Bibiliya iravuga ngo mu butayu bari bafite igitare kibakurikira. Mwigeze mubona ibuye aho rigenda mwebwe? Ntibibaho ko ibuye rigenda, ariko bari bafite urutare rubakurikira, sterene y'amazi igenda ibakurikira kubw'inyungu z'itorero ry'Imana. Uyu mushinga wizwe neza. Ibaze, Imana yabatekeye manu, ibagukorera akantu. Ako kantu ubundi Bibiliya manu bisobanura ni manuhu, bivuze ngo iki ni iki. Umuntu yarajyaga akumva ni ironje, ubundi yajyaga akumva ni umuneke, ubundi yajyaga akumva ni ubugari, ubundi yajyaga akumva ni ibishima. Avuga ati iki ni iki, ntigisobanutse. Ni umugisha w'Imana.
umuririmbyi yaririmbye ngo arampaza wenyine. Hari umupastor umwe yayobye ayobera muri theology, noneho agaruka baramwigishije ngo Imana ntibaho, ngo ni ibintu, ngo umuntu yakomotse ngo kukingagi n'ibintu, ahita abwira itorero. Uwo munsi ari buvyigishe nijoro, Imana ihishurira umukecuru, yamubwira ngo ejo mu gitondo uzagenda utwayironje mu rusengero, hanyuma nzakubwira igihe uzabaza ikibazo mu rusengero. Pastor atangira kwigisha ibyo bintu birimo filosofi nyinshi, ibintu bimeze gutyo bitagira nk'umwuka wera. Ubundi Imana yadukisha ubupfu bw'ibibwiriza. Iby'isi yita ubupfu nizo mbaraga z'Imana kuri twebwe. Wansobanurira gute ukuntu umuntu umubwira ngo akize sida nta na aspirine umuhaye kandi agakira? Wansobanurira gute ukuntu umubwira umuntu ngo akize kanseri afite igisebe gisenya ukamubwira ngo urakize nta na pasi mumushizeho? Ni imbaraga z'Imana. Ibisi yita ubupfu, ibyo siyansi itemera twe tubyemera nk'ukuri kandi byaradukijije. Hari imbaraga zibuza umugabo kujya mu kabari atabuza amafaranga yo gusengera. Hari imbaraga zibuza umuntu gusambana atarabuza aho basambana. Hari imbaraga zibuza umuntu kwiba abiheshwe n'imbaraga za Kristo Yesu. Izo mbaraga nituzakira tuzaba abatsinzi no kurushaho. Umukecuru pastor atangiye kuvuga ibyo ngibyo, Imana yambwiye ngo fata ironje urige. Ahita atera utoke hejuru, abaza pastor, arabaza ngo iri ronje ndimo kujya riraryohera cyangwa rirasharira? Pastor avuga ngo mvara, ariko umukecuru yabaye ati ni urimo kurijya, ni uzi niba risosera cyangwa risharira. Aravuga ngo nawe watwigishije ibyo utazi, abamuriye nibo bamenye ko aryoshe. Hari abantu bamuriye, hari abantu bamuriye bamenya ko aryoshe. Ntubone intege nke zikwishe uhora uvuye Yerusalemu umanuka Yeriko. Hari abandi Umwami yagiriye neza. Hari abandi banyuzwe nuko bari bafite amahoro yose mu mutima, bazi ko Kristo araho yabakoye naho yabagejeje. Hari abantu bazi bashimira agakiza kabakijira ibintu byinshi. Ikibazo nuko utarabimenya, uhora uhindura. Rimwe uri Yeriko, ubundi wagiye Yerusalemu, uhora uhindura gusa. Ariko harantu tugomba gutura kuguma. Yarabwiye ngo nimugende mugume Yerusalemu kugeza igihe muzahabwa ico Data yasezeranye. Bibiliya iravuga ngo kubaha Imana iyo gufatanyije no kunyugwa no kumuntu ari bivamwe inyungu nyinshi. Icambere kibamanura no kutanyugwa. Ica kabiri no gukunda isi. Abantu bakunda isi abantu bakunda isi, kandi Yohana yaranditse ngo ntimugakunda isi n'ibiri mu isi, kuko ibiri mu isi byose ni irari ry'amaso, ni irari ry'umubiri, kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ikunda azahoraho iteka byose. Reka mbabwire ukuntu iby'isi ari irari ry'amaso. Ninde muntu arambara neza agahita avuga mu rurimi, agahita yuzura umwuka wako kuko yambaye neza? Ari uwo murambonera? Ninde muntu arasanga ku meza bateguye neza agahita yumva umwuka aje mu mutima agahita avuga mu rurimi rwo mu ijuru? Ibyo mu isi ni irari ry'amaso, ni irari ry'umubiri, kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ikunda azahoraho iteka ryose. Hari umugabo w'umunyamerika yari umukire cyane, agiye gupfa abwira umuhungu we ngo urareba ko ndi umukire, nimpfa muzankoreshereza umunsi mukuru n'isanduku nziza, hanyuma mu mpambane miliyoni 20 z'amadolari likide muyashiremo. Umuhungu waramureba arabimwemerera kihari. Apfuye amukoreshereza isanduku nziza, arangije aramureba arimwo mu isanduku, ahita afata shekiye asinya sheke ayishira mu isanduku. Aravuga ngo papa, ngo nugera aho ugiye uzayarotire. Niba bagerayo bakarotira simbizi, ariko yasanze atamuhambana amafaranga likide. Uko wavutse wambaye ubusa niko uzasubirayo. Nitugukunda tuzaguha umwenda umwe, n'igice cya 5 ntituzakiguha. Ibigukura mu gakiza k'Imana, ibyo urimo kuruhira, ibyo wita ibyawe. Hari abantu bajya ngo ngewe ngo inzu yanjye, ngo n'intebe zanjye, ngo n'abana banjye, ngo n'ipusi zanjye, ngo n'imbeba zanjye, ibintu byose bikaba ari bye. Ibyo wita ibyawe bigakura mu gakiza k'Imana, ibyo bikubuza gukorera Imana, uzagenda ntacu ujyanye, bizasigara bijya batazabigushima. Niyo mpamvu ukwiye kubisa ubutunzi bwawe aho uzajya gutura iteka ryose. Ukayebuka gukorera Imana. Isi irashana no kwifuza kwayo, ariko abakora iby'Imana ikunda bazahoraho iteka ryose. Ikintu kimanura abantu ni ugukunda isi. Yakobo 4:4 haravuga ngo yemwe basambanyi namwe basambanyikazi, ntimuzi ko gukunda isi umuntu ababaye umwanzi w'Imana? Ubusambanyi buvugwa muri Yakobo ni ubusambanyi bwo gukunda isi. Narababwiye ejo ukuntu abantu bafata isi bakayivanga n'agakiza. Ubundi ivuga butumwa ririho ubu ni ugukundisha abantu isi. Muzamara amaze muba Yehova bigira inzira, kuko babo ngo bafite yerekwa ko aya mazu yose bazasigarana, niyo mbamwe bazaze bayijyane, n'ibyo ntunze byose bazabijyane, ariko nzatura mu ijuru ry'iteka. Nta kintu byakumarira impanda ivuze ugasigara di, ntaco rwose. Iyo bamenya akaga kazaguhira isi impanda yavuze, ntabwo bakwifuza kuyisigaramo. Umwami azaza. Hari umunsi azavuza impanda hanagura amarira ku maso y'abarize. Reka mbabwire, mwisi igisubizo kibyara ikindi kibazo. Ugura imodoka rwose Imana yaguhaye umugisha, ariko ejo wagira crise essence yabura ikakuzimana muri rompwe zose zikakuvugiriza, induru ikavuga. Uvyara umwana rwose ntaco wamukundaga, ntaco, ariko ejo ugasanga guhindukanya akabundi. Ndibuka tuvyara umwana wa mbere twaramushakaga, ariko yarize kuva umunsi avuka akwiza amezi 4.
none nkajya mva mwivuga butumwa ishangugu narushe numva nzataha nkaryama ngasanga umwana ararira nk'ugira ngo bamuteye icuma. Mama we yamaze amezi 4 ataryamye nijoro na rimwe. Noneho nkibaza kweri umugisha umwana baye ikibazo kandi yari umugisha. Ikibazo kibyara ikindi kibazo, igisubizo kibyara ikindi kibazo, ariko mu ijuru nta bibazo bizahaba. Tuzabaho neza, tuzabaho neza, tuzabaho neza. Ntimugakunde isi n'ibiri mu isi. Nujya wambara neza umenye ngo nambariye mu isi, ariko hano nzatura iteka. Nubona wubashwe uvuga ngo nubashwe n'iby'akanya gato, ariko hano nzajya guturaho iteka. Amen. Ikintu cyamumanuye cya mbere ni ugukunda isi, cya kabiri ni ukutanyugwa. Noneho hagati y'i Yerusalemu n'i Yeriko hari bariyeri, nta muntu numwe uyirenga atambuka, nta numwe. Bapfa kumenya gusa ko umanutse mu isi. Bahita bakwambura urukundo, bakakwambura gusenga, bakakwambura imbabazi, bakakwambura guca bugufi. Ibyiza byose wabonye mu gakiza ntabwo wabigeze Yeriko. Satani ahita bikwambura. Nimwe nigeze kwicara ahantu hamwe, nagiye gusura ahantu nigisha n'igitagangurirwa. Hari abantu bakizi kimeze neza nka Satani. Igitagangurirwa kiraza kigatega udutego twinshi ahantu, kandi kiba giteze isazi, kandi amasazi agira amaso ariko ntareba, kandi afite amaso manini. Noneho agahitagwa mu mitego y'igitagangurirwa. Iyo imaze kugwamo ntiyikuramo. Nababwiye ngo isazi zigira amaso manini ariko ntizireba. Iyo urebye abarokore n'iminsi basoma ijambo ry'Imana bagira ngo barabona imitego ya Satani ariko ntibayibona. Nigeze gutura kuri Tanganyika, noneho nkajya ndeba ukuntu baroba ifi nayigira amaso ariko ntibona, ihora ireba ariko ntibona. Iyo bagiye gufata ifi bacana amatara nijoro, munsi bateze urushundura, ifi zikaza kurangarira amatara zigafatwa n'urushundura, bakayikura mu rushundura bakayishira mu isanduku ireba, musubiremo ngo ireba. Bakayizana ku musenyi muvuge ngo ireba. Umuntu akaza kuyigura ireba, agashusha amavuta ireba, akarika amazi y'ubugari ireba, ikarinda imanuka ikireba. N'igihumbyo. Satani agutega imitego ureba, ujya gusura umuhungu ureba, kabiri gatatu ureba, hashira iminsi nimwicare muri sala akakujyana mu cumba ureba, akakugereka akaboko ureba, ugakura imyenda ureba, ugatwita ureba, wenda ikazana guhitana ureba. Ntabwo Satani aza buhoro nagusha umuntu rimwe gusa, akuzana buhoro kuzageza ikazaguta mu mutego. Noneho igitagangurirwa gitega isazi. Iyo imaze kugwamo gihita kiza kikanyura ahantu hatagaragara, mukabona ko isazi kigatobora, kanyunyuza ubuzima bwose bw'indani bw'isazi. Ukabona urusazi ruvyibushe, ukibaza impamvu rutagenda, wakora ugasanga isazi yumye kera nta buzima bukibamo. Ukabona mu rusengero iraramya irahimbaza, ugasanga yabwirije wenda uwo munsi. Ukabona na Bibiliya ku cyumweru wenda n'icyongereza n'igifaransa, ariko ubuzima bw'indani bwarashize. Iyo umuntu avuye Yerusalemu amanukiye Yeriko ahita yambugwa. Hari abantu benshi bambuwe gusenga, bambuwe ibyiringiro, bambuwe amahoro, ariko icyatumye bambugwa nuko bavuye mu mwanya wabo, nuko bavuye mu kubana n'Imana neza. Iyo uvuye mu mwuka ukava aho Imana igushaka, Satani ahita kwambura. Bibiliya iravuga ngo baramukubise basigasigaje hato agapfa. Naga ngo mbabwire torero ry'Imana, itorero ntabwo ari bisi, ni ambulance yuzuye inkomere. Ibyo mbivuze nk'umupasiteri, nyoboye itorero rinini cyane, muzaribona haguru station ya Sheri, itorero rya niho nsengeye nkore umurimo w'Imana. Ariko ntabwo dutwaye bisi rimwe abantu baguwe neza, dutwaye ambulance rimwe inkomere. Abantu bafite ibikomere, abantu barakomereza, abantu basigaje hato bagapfa, n'ubuntu bw'Imana bukibaramiye. Nuko Imana ikizana ijambo ryayo, nuko abantu bakiza bakaririmba, nuko abantu bagitanga ubuhamya, ariko abantu bamerewe nabi mu mitima. Bamwe bakomerekejwe n'ubuzima, abandi bakomerekejwe n'imibereho, abandi bakomerekejwe n'ibyabaye mu gihugu, abandi bakomerekejwe n'ibyo babuze mu kuvuka kwabo, abandi bakomerekejwe naho bavukiye cyangwa bavukana. Abantu bafite ibikomere byinshi, ariko ihumure kuri uyu munsi intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Umwami mu byo akiza n'ibikomere. Ukwiye kubyikuraho ukabimuha nk'uko wamuhaye ibyaha byawe, ukamubwira ngo mwami ndambiwe, namenye ko ukiza ibikomere, nguhaye ibikomere byanjye, ubinkize nk'uko wankijije ibyaha. Umwami yiteguye kugukiza niyo wamwemerera. Amanuka Yeriko baramukubita basigasigaje hatagapfa. Bibiliya yambwiye ngo umutambyi yamanuka muri iyo nzira. Mvuze ngo yakora iki? Yaramanuka. Noneho ngo aramureba amunyuraho ntiyagica mu marira. Ubundi murabarenganya, yaba ari haramanuka akakumarira iki? Ko nawe arimo kumanuka. Ariko abantu barenganya ngo naragwaye ngo abantu ntibansura. Sibo baramanutse ngo narakenye ngo hanyuma umura n'ibibazo ngo ntibanyitaho ngo mbivuye ngo nuko utarubirimo neza. Bure ntiwabarenganya nabo barimo kumanuka. Umuntu ataco yimareye yakumarira iki? Umuntu ataco yifashije yagufasha iki? Ikintu kibuza abantu gufasha abandi kugico bamarira abandi nuko batari mu mwanya mwiza w'Imana. Iyo umuntu ari mu mwuka ajya gusura umuntu nta muntu pastor atatanze itangazo. Iyo umuntu ari mu mwuka aza gukora urusengero nta muntu yamutangarije. Petero agize umugisha akabona Yesu arabagiye, yaravuze ngo mwami duce ingande 3,
iyawe n'iya Mose n'iya Eliya we ariyibagirwa. Ikintu kigaragaza ko umuntu ari kumwe n'Imana ntabacikunda, arigomwa agatanga n'ibyo yari kujya, ariko ubwami bw'Imana bukagwa. Ndibuka ko Yesu yigeze gutanga ingurube 2,000 hejuru y'umunyabyaha umwe, kuko araza agaciro k'umunyabyaha. Ariko twebwe nukuza gusenga gusa birakugora, niyo uva hano hirya gusa hano hepfo hano uza hano bitabonye gutega ntuza, kuko ntuza agaciro kawe. Bibiliya iravuga ngo haza umusamariya yagendaga muri iyo nzira. Uwo musamariya ntabwo yamanukaga, ntabwo Bibiliya yavuze ko yamanukaga, ahubwo yagenda mu nzira atoragura abakubiswe. Hari umwami mwiza ahora agenda. Nuno munsi yanyuze hano saa 6 kugira ngo atoragura yomora abakubiswe. Bibiliya iravuga ngo amwomoza amavuta ya Elayo. Aya mavuta ya Elayo yakoraga ibintu 4, ndavuga mwo bikeye. Icya mbere yimika abami n'abatambyi n'abahanuzi. Icya kabiri aya mavuta ya Elayo yomoraga ibikomere, na n'ubu uzayagura uzareba ahantu hari wasigaye ibikomere gihita cuma. Kandi iminsi yose umuntu amara abafashe igihe mu ntambara. Niyo mpamvu dukwiye amavuta y'umwuka wera ngo hora twomura inguma zacu, ibikomere byacu. Bibiliya iravuga ngo ikindi yasigwaga ababembe bagakira ibibembe byabo. Kugusigwa kose turagukeneye iyo turi mu bwami bw'Imana, tuba turabami n'abatanga. Kandi amavuta dukiza ibikomere duhura navyo, kandi aya amavuta ashobora gukiza umuntu ibyaha bye ari byo bibembe. Bibiliya iravuga ngo amujyana mu icumbi ry'abashitsi, aho ni ku musaraba. Niho abantu bose bagwarizwa, ni ku musaraba. Umusaraba uragwaza, duha Imana icubahiro. Umusaraba uragwaza we, ababishobora n'abatabishobora, abanyantege nke n'abanyambaraga, abantu bose bagwarizwa mu nzu y'Imana. Mwarangije mu ishuri ya denariyo 2. Mwibuka ko ku musaraba Yesu yatanze denariyo 2, amazi n'amaraso. Ikindi bishobora kuba ari isezerano risha n'isezerano rya kera, ariko umwami yayishuye denariyo 2. Noneho nkibaza kuki abantu bakomeje gupfa kandi umwami yarishuye. Mbwira umuntu mwicanye ngo umwami yarishuye. Umwami yishuye denariyo 2, amazi n'amaraso. Amen. Aya maraso adukuraho ibyaha, amazi nayo atumara inyota y'isi. Iyo umuntu Yesu yabwiye umusamariyakazi ngo unywa amazi nzamuha ntazongera kugira inyota ukundi. Umwami yarishuye, ariko ntituzi ko umwami yishuye. Nababwiye umuntu umwe nabonye muri Tanzania, yari umupasiteri, baramutumira ajya mu giterana ahantu, yavaga Ikigoma ajya Dar es Salaam. Ni iminsi 3 muri gari ya moshi, ariko barimo katishije umwanya ticket yo mu mwanya wa mbere. Aragenda aricara. Iyo ufite iyo ticket uba wemerewe kujya mu gitondo na saa 6 na nimugoroba, kandi ukaryama mu gihe abandi bagenda bicaye. Ariko ntiyarazi gusoma, yicara mu ntebe umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu inzara iramwica. Ajya aho batangira ibiryo asaba ibiryo. Noneho uwatanga ibiryo arabimuha, arangije kujya ahita amanika amaboko aravuga ngo singira amafaranga, mushase mu nyice rwose inzara yigiye kunyicira. Baramuga ariko twe ntabwo twicana duhe ticket yawe. Barebye mu basanga harimo ibiryo by'iminsi 3. Baramaze se uzi gusoma? Aravuga ngo ntavyo nzi. Bamwe ngo nico wazize kutazi gusoma. Muri Kristo hari byose, uzazira kutabimenya gusa. Umunsi wahishuriwe imbaraga za Kristo Yesu, ukamenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe, uzaba umutsinzi no kurushaho. Umwami yarishuye. Hari umuntu mwegeze kutwigisha atubwira abana 2 bakuranye nubwo batavukana, hanyuma umwana umwe agira umugisha wo gukira cyane, undi umuntu arakena cyane. Baza guhura, umwe yarakenye cyane, undi yarakize cyane. Ambwa ati ku buzima bwanze habaye. Ambwa ati basingiye kuguha sheke izakubera fondasiyo y'ubuzima bwawe. Hanyuma itafata indege arigendera. Wa mugabo wahaye sheke ajya kuri banki, nyango ari imeze nka Ecobank. Arebye abapolisi baharinda, arebye abantu binjira uko bameze, avuga ngo ntinjira bakanyicira. Ahita aragenda afata ikarito yajyamaho, ashiramwo sheke munsi, ari umwaka urinda ushira. Bongeye guhura amaze atese ku buzima butahindutse, nagwa amafaranga menshi wayamajije iki? Avuga ngo nukuri ya sheke wampaye iri munsi y'igikarito njyamaho. Naragiye kuri banki ntinya kwicira batanyicira. Yesu yishuye ku musaraba, sinzi impamvu yo gupfa. Ibyiza byose biri muri Kristo Yesu. Ibyo ushaka mu isi muri Kristo Yesu birahari. Tugiye gusenga mu mwanya, tubwire Imana ngo Mana tugumize Yerusalemu, tugumize mu gakiza kawe, tugumize aho ushaka ko tuba, kugira ngo tubone guhabwa imigisha yose. Mu ntambara ya kabiri y'isi hari umugabo w'umu officier superieur. Abongereza bariho baragwana, noneho bamuha itegeko ko ayobora ingabo akajya ahantu kumara umujyi wose, ntaca asize igihumeka cyose akacica. Ariko yari umurokore. Aravuga ngo sinatinyuka kwica impinja n'abakecuru batarimo kungwanya batazico bazira. Itegeko rya gisirikare yo kujyanga egare gupfa. Baramuga ati sawa, kuva wanze itegeko rya gisirikare ni hahandi uzapfa. Baramufunga, bategereza kwa umudamu wajyayo kuri gereza. Aravuga ati ntiwiri kugerageza, ejo mu gitondo bazamuca umutwe kuko yanze itegeko rya gisirikare. Ni igipinga. Arangije umudamu we yarazi ko gereza yari turanye na kiliziya. Aravuga ngo ejo bazavuza ikengere kuri kiliziya, kuri gereza bica umugabo wanjye. Ararateka umutwe ukuntu azabigenza. Buca mu gitondo umutwe wahiye. Ahita abwira abana ngo muhumure, ngiye kubazanira so mu gitondo kare. Bibaza ukuntu azabigenza, birabashobera. Ahita arazamuka mu munara kwa padiri. Ya kengeri arayifata. Umugabo araza kuvuza, byanga kwivuga.
kumba umudamu yayifashe, ariko kuko ari icuma cy'imbaraga uko yakayifashe niko yamenagura amagufa y'intoki. Irayamena ati ninde kuri yavuga bica umugabo wanjye kuri gereza. Arakomeza arayifata imenagura amagufa y'intoki zose, ariko avuga ngo sinyirekura. Bumvise itavuga barigendera. Byari mu mugambi w'Imana kugira ngo umuntu w'Imana afunguke. Imana igira inzira nyinshi zo gutabara. Umudamu aramanuka, ya magufa yatekera mu myenda, azingazingiraho imyenda, ajya kuri gereza. Abwira general, aramubwira ngo rekura umugabo wanjye. Avuga ati madamu, umugabo wawe yapfuye saa moya mu gitondo ikengera ikivuga. Avuga toya ntabwo yigeze ivuga. Avuga atereko wasaze, tuzakurerera abana tuzagutunga, ariko umugabo ugomba gupfa, yasuzugwa itegeko rya gisirikare. Avuga toya umugabo wanjye ntiyapfuye. Ahita hambura ya magufa arayamwereka. Aravuga ngo nemeye kumenagurika amagufa y'intoki kugira ngo ikengera itavuga umugabo wanjye agapfa. Avuga ngo madamu, ngo kuva nabera ku isi sinigeze mbona umudamu ukunda umugabo nk'uko umukunda, bamuguha umutahana. Nagira ngo mbabwire, Yesu yapfuye mu cyimbo cyacu. Yesu yapfuye kugira ngo twe tutazapfa. Yaramenaguritse, yarakubiswe inkoni nyinshi cyane, yemeye kubambwa ku musaraba ku manywa kugira ngo twebwe tuzabone amahoro. Nta mpamvu yo gupfa, nuko yifuza ko tuguma mu gakiza ke kugira ngo duhabwe byose Imana itanga. Reka duhaguruke dufatanye gusenga. Nta mpamvu yo kwicwa n'ibyaha, Yesu yarishuye. Nta mpamvu yo kwicwa n'ibibazo, reka tubihe Yesu. Ibyaha byawe ubihe Yesu, ibibazo byawe ubihe Yesu. Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Mana ndagushimiye, ijambo ryawe yose ni ukuri, duciye bugufi kubw'ijambo ryawe. Mwami, buri wese ahishe ijambo ryawe rimubwiye. Turasenze ngo duhe kuguma i Yerusalemu. Ibidukurayo ni byinshi Imana, ubuzima budukura, imibereho idukurayo, ibyatubayeho bidukura mu mwanya mwiza, ariko turasenze ngo tugumize Yerusalemu. Uduhe imbaraga zo kuguma mu mwuka wera, uduhe imbaraga zo kuguma mu mwanya wifuza. Fasha buri wese kuguma mu mwuka wera, fasha buri wese guhinduka, fasha buri wese mu izina rya Yesu. Kandi tugisenga dusenye imisozi imbere y'abantu bawe. Wabwiye Zerubabeli ngo si kubw'amaboko si kubw'imbaraga, ni kubw'umwuka wanjye. Reka umwuka wawe Mwami asenye imisozi imbere y'abera b'Imana. Uyu mwanya tugisenga abagwayi bakire, ubugwayi bwari bwo bwose, kuboko kw'Imana guhindura ibintu. Uyu mwanya Mwami turagushimiye ko wishuye, wavuze ngo n'ibindi byose tuzatanga uzabitwishura. N'umwanya twaje gusenga uzawutwishura. Ubutumwa twavuze n'amaturo twatuye, ibyo twakoze byose ngo ubwami bwawe bwaguke, uzabitwishura Mwami. Haleluya, uzabitwishura Yesu. Turagutegereje, gumye kubana natwe muri byose mu izina rya Kristo Yesu. Amen.